mbashimire mwebwe twongeye guhabwa andi mahirwe yo guhurira ku ijambo ry'Imana, kubw'ubuzima Imana yaduhaye. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ibyiciro cyinshi rero kuba ubuzima turimo turatizwa muri ino minsi, Imana iduhereye ubuntu, ntabwo twabura kudashima, kuko hari benshi batagihumeka umwuka w'abazima, ariko kubw'ubuntu twagiriwe turimo turashima Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Dusenge dutangire ijambo ry'Imana. Uwiteka mu Mana yacu, tuje imbere yawe, natwe muri iri jambo tuyoze umwuka wawe, mwami twe kuvuga ari wowe wivugira, kugira ngo dusobanukirwe neza n'iri jambo. Mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Bakristo rero, mbazaniye ijambo gusobanukirwa neza gukizwa ni iki. Turaza gusoma mu Baroma ibice 10 duhereye ku murongo wa 5 tukageza ku wa 9. Dusoma wa 9 ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Amagambo dusoma mu Baroma ku murongo wa 9. Ubundi ijambo gukizwa risobanura gutabarwa, kuba warindwa no kugerwaho n'ibibi, ibyago se, ibiza se n'ibindi. Bamwe turibona nk'ijambo ry'agaciro dushobora kubona rikaduhindura mu buzima bwacu. Niyo mpamvu akenshi bamwe barivuga aho umuntu akwima ikintu runaka, ukamusubiza uti bireke n'ubundi si agakiza amaga. Ariko uyu muntu usubiza ibi, byumvikane neza ko kugira ngo bivugwe nuko hagomba kuba hari ikintu kibi, cyangwa se ibyago, cyangwa se ubuzima bubi wari urimo, cyangwa se ikindi kibi cyose cyari kikuriho cyangwa se kikwerekeyeho cyahigamye, cyangwa se hari uwagihigamishije. Gukizwa rero navuga ko bari mu isi rero, usuzumye neza nuko twese turashaka gukira. Usuzumye neza twese turashaka gukira. Tutagendeye ku bibazo biri hano ku isi, tutagendeye kuri bindi byinshi, ariko kubw'icyaha gikorerwa kuri twebwe, Imana iratureba igasanga twese turashaka gukira. Imana idufasha twese nk'abanyabyaha, kandi tukaba nta bushobozi na hatoya dufite bwo kwiyunga nayo, bikorewe ku bwacu. Atari amaraso Yesu Kristo yapfiriye ku musaraba abidushoboza, nta bindi, nta mafaranga cyangwa se ikindi cyose wakoresha kugira ngo wiyunge n'umwami Yesu Kristo kugira ubashe guhanagurwaho ibyaha, usibye amaraso Yesu Kristo yonyine yadupfiriye ku musaraba. Kuko igihano cy'ibyaha ni urupfu, ni ukurimbuka by'iteka. Dusomye mu Baroma 3:23 na 25, reka dusome twumve icyo bishatse kutubwira. Ngo ahubwo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo abiduhereye ubuntu bwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Nguwo udushoboza kwiyunga n'Imana cyangwa se kwikuraho icyaha bitavuye ku mbaraga zacu.
niyo waba ufite ibya mirenge, niyo ufite amafaranga, ariko utemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ndakurahiye iherezo n'ukuri. Umurongo wa 25 mu Baroma muri icyo gice cya 3, niwe Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha bakoze. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu niwo muti kandi nibwo buhungiro dufite, nta wundi twabona twahungiraho usibye Yesu Kristo wenyine gusa. Yesu ati, ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Muri Yohana 14:5. Yesu ni inzira y'ukuri n'ubugingo, nta handi, nta nzira, nta yindi nzira wabona usibye kunyura kuri Yesu Kristo, ukamwemera. Umwemerera akagutegeka, akakubera umuyobozi, akakubera umurengezi, akakubera inzira ukambuka. Yesu Kristo rero niwe kuri, niwe bugingo buzima. Kandi ngo nta wundi agakiza kabonerwamo, ngo kuko ari nta rindi zina mu isi no mu ijuru abantu dukwiriye gukirirwamo. Nta wundi agakiza kabonerwamo, Yesu Kristo, kuko ari nta rindi zina mu isi no mu ijuru abantu dukwiriye gukirizwamo usibye Yesu Kristo wenyine gusa. Niba urimo urabyumva, akira agakiza k'Imana. Niba urimo urabikurwa neza, akira agakiza k'Imana. Wizere Yesu Kristo, niwe murengezi wa byose, niwe murengezi udutabara. Nta yindi, nta wundi dukirizwamo usibye Yesu Kristo wenyine gusa. Ntibigutangaze kuba hari abataramenya gukizwa kandi bitwa abakristo. Birahari. Ariko kwakira Yesu Kristo yarabaye ikibazo kuri we. Pawulo we yabivuze neza ati, ngo ubwo umwami Yesu azahishurwa ava mu ijuru, azahora inzigo abataramenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Bazahanwa igihano kibakwiriye, ari cyo kurimbuka kw'iteka ryose. Tubisanga mu Batesalonike ba 2 igice cya 2 duhere ku murongo wa 7 kugeza ku wa 9. Bakristo rero, ubu buntu twahawe ntabwo ari ubwo gupfisha ubusa, ngo dukore ibyo twishakiye ngo ubuntu busage. Ibi tuburira abantu ko dukwiriye gukomeza gusohoza agakiza kacu, dutinya kandi duhinda umushyitsi, dutewe n'ubwoba n'umujinya w'Imana uzaza ku banyabyaha. Dukwiriye gutinya tugahindishwa umushyitsi n'umujinya ugiye kuzatera ugasukwa ku banyabyaha. Iyo waba uhagaze ute, waba witeguye ute kugira ngo uyu mujinya uzakugeraho? Icyambere ni ukwemera Yesu Kristo akakubera umuyobozi, akakubera umurengezi, akakubera inyunganizi ku bibazo byose kugeza ku iherezo ry'ubuzima. Bibiliya idushishikariza cyangwa se ituburira abantu ko dukwiriye gukomeza gusohoza agakiza kacu, dutinya kandi duhinda umushyitsi, dutewe n'ubwoba n'umujinya w'Imana uzaza ku banyabyaha. Ntabwo dukwiye kwirara, kandi dukwiye kumenya ukuri, tukamenya ngo iherezo ryacu ni irihe. Yesu nagaruka. Gukizwa rero bakundwa, ni impinduka iba mu muntu imbere, ariko ikanagaragara inyuma binyuze mu myitwarire y'umuntu. Agakiza rero kagaragarira mu ngeso zacu no mu bikorwa. Kristo rero niba ukijijwe,
gumana gukizwa kwawe ariko wongereho kugukomeza. Kandi nawe niba udakijijwe, uyu ni wo mwanya wo gukirizwamo, wo kumenya ukuri, ukitandukanya n'umwanzi Satani, ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akakubera umuyobozi wo muri uru rugendo bigaragara nkaho ari iherezo ryawe. Uyu ni wo mwanya wo gukirizwamo, kandi ni wo mwanya wo kwegeranya n'Imana. Niba ukimara kumenya ukuri rero kw'aka gakiza, ukimara gusobanukirwa n'agakiza kariko, ndagusaba ngo wiyegeranye n'Imana yawe, uyiganirize, uyibwire ibikugoye. Niwe mu ruhura wa byose, niwe udufasha mu buzima bwa buri munsi, niwe utuyobora kandi niwe utugenga. Ni ukuri uri kumwe na Yesu Kristo ntacyo uzabura muri ubu buzima, kandi no ku iherezo ry'ubugingo ry'ubuzima uzahabwa ubugingo buhoraho budashira. Amen. Uwiteka Mana yacu, Data, dukomeje kugushima kuko dutiza ubuzima bwaturutu. Mana rero, iri jambo ryawe hari aho ridukuye, hari n'aho tugejeje, hari aho dufashe umwanzuro wo gukomeza agakiza tugakomerera muri wowe, hari n'aho dufashe umwanzuro wo kwiyungura ubwenge tukakira agakiza tukakwakira nk'umwami n'umukiza. Data, dufashe kudushoboza ibyongorero by'umwanzi Satani byose mu izina rya Yesu bidukureho, ahubwo dukore kugira ngo dushimwe nawe kandi duhimbazwe nawe. Abo bana twaturinde Kristo rero dukomeze tubane mu ijambo ry'Imana. Niwumva ijambo ridufasha, twandikira